Yesu ashimwe, ndabashuhuje mwese buri wese n'aho aherereye. Shalom shalom, igihugu urimo, aho utuye, aho uri hose ku isi, shalom shalom, ndagushuhuje. Ni Mame Ebenezer. Gahunda n'ubundi irakomeje, ndagira ngo mbibutse ko gahunda n'ubundi ari ugukunda Yesu, ari ukubaha Yesu no gusenga. Gusenga birakenewe, gusenga, gushaka mu maso y'Imana. Kandi icyiza cya Yesu, abamushakana umwete baramubona, umwami ahimbazwe. Umva rero, uyu munsi umuntu yampamagaye ati Mame Ebenezer, duhe ku buhamya, nimuhe ku buhamya. Ninguhe ku buhamya bwanjye, ati tume ku buhamya bujyanye n'imirimo Imana yagukoreye, aho Imana yagusanze, aho iby'Imana yagukoreye naho ayikugejeje. Ndamubwira ni wa muntu we, ku buhamya ari burebure ndabuheraye. Arambwira ati we mbwira ku mirimo y'Imana wiboneye n'amaso yawe. Hari ijambo rero rijya rimfasha iyo ndi gutanga ubuhamya. Ijambo riramfasha, turaganira, ariko kandi nifuze ko nanjye mbaha ku buhamya. Ubuhamya rero bw'uyu munsi ngiye kubabwira ukuntu Uwiteka arera imfubyi, ukuntu Imana yandeze ikandera. Nawe niba uri imfubyi, Uwiteka ararera. Ndaguhamagarira kwisunga Data wa twese, umwami. Rero mu gutanga ubuhamya hari ijambo rijya rimfasha, Ibyahishuwe 12 murongo wa 11. Aravuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Ariko nashaka ngo dutinde hano ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama, ni ukuvuga ngo ni amaraso ya Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe ntama w'Imana nzima, ni Yesu. Hanyuma kandi ngo n'ijambo ryo guhamya kwabo, guhamya, gutanga ubuhamya, kuvuga ubuhamya, kuvuga ku mirimo y'Imana, guhamya kwizera kwacu, guhamya imbaraga z'Imana twabonye. Ibi rero nibyo nari ndi kuganira n'uwo muntu. Hanyuma bitangira igitekerezo, ndavuga ni ubu buhamya nabutambutsa no kuri gusenga Mame Ebenezer. Abantu ntiyabura ufashwa, kandi ndizera ko muri bufashwe. Ariko kandi rwose wamwandike no muri commentaire hasi, umbwire nawe ushobora kuba ibyo ngiye kuvuga ari ibyo wahuye nabyo bisa nabyo. Gira ikintu umbwiye. Rero ubupfubyi, niba hari ikintu kibaho, ubupfubyi ni ikigeragezo kibi, cyangwa se navuga ngo gikomeye. Amvuge gikomeye nibyo byiza. Ni ikigeragezo gikomeye, kiruhije. Ayayayaya, ubupfubyi ni ikigeragezo mbura nuko nyita. Ariko nanone nubwo tukibona nk'ibintu bikomeye, nubwo tukibona nk'ikintu gikomeye, aho ngaho niho Imana iri, aho ngaho niho Yesu ari. Aho nahaboneyemo Imana mu bupfubyi, nabonye Imana itabara, nabonye Imana iyomora ibikomere. Ubupfubyi bugira ibikomere, muri ubupfubyi bugira ibintu bugendana nabwo. Ubupfubyi buzana n'agahinda, nta wundi utari Yesu wakomora agahinda. Ubupfubyi buzana no kwamburwa, ubupfubyi buzanwa n'amarira, ubupfubyi buzanana n'ibintu byinshi: intimba, gutabwa, umuruho, kwifuza, amaganya, kubeshywa. Abantu bakakubeshya ibintu ntibabigwa, abandi bakakurindagiza. Ariko hari Yesu utabeshya, hari Yesu. Rero nabaye imfubyi nkiri muto, ariko ndangije muri ubwo bupfubyi ngewe niziritse kuri Yesu. Nashatse Yesu n'umutima wanjye wose, ndamwizera n'uyu munsi ndacyamwizeye. Yesu ntiyigeze ampemukira. Muri ubwo bupfubyi nagiriyemo agahinda, ariko Yesu anyomora agahinda ababyeyi bamaze gupfa. Nagize ngo ijuru riraguye, isi mbona ihindutse umwijima, bose bapfuye. Baba we, ndwara agahinda, toroma y'agahinda, mbona ibintu bindangiriyeho, mbona neza ntazi aho nzajya, ntazi aho nzaba, ntazi uko bizagenda, ntazi icyerekezo, ntazi ikirere. Ndwara agahinda, abantu ntibamenye icyo ndwaye. Nzana umuriro, nkajya ngira umuriro nk'umuntu urwaye malariya, ariko kari agahinda, abantu ntibari babizi. Nagiraga agahinda, nkagira umubabaro,
mana we, ku buryo ibyo bintu byatumye ntabasha kuvuga. Ubu mwumva mvuga, Imana yamvuye agahinda. Icyo gihe nari ahantu mu butayu gusenga, twaraye ahantu mu butayu, hari ahantu mu busitani mu Gatsata basengaga icyo gihe. Hanyuma turi gusenga Imana ari nijoro mu bwo busitani, Imana inzaho irambwira ngo mwana wa, kuva uyu munsi nkumaza agahinda, nkumaza ibikomere, numva cya kintu agendanaga ku mutima sinzi iki kibuye Imana igiteruyemo. Haleluya. Irambwira ngo impaye kuzajya nseka. Haleluya. Yesu nawe aguye guseka. Ariko nuko nari nariziritse kuri Yesu, nuko nari nariringiye Yesu, iyi si nta heza, iyi si nta mahoro. Ndagira ngo dukunde Yesu, ndagira ngo wegere Yesu, azagufasha. Iyanduhuye agahinda k'ubupfubyi, ikamara agahinda k'ubupfubyi, ikamara umubabaro w'ubupfubyi, ikamara yewe ibisigisigi by'ubupfubyi. Yesu arabimara. Yesu yomora inguma, Yesu amara umubabaro. Ndagira ngo ukunde Yesu. Iyabikoze gutyo, iracyari ya Mana, iracyari umwami, iracyari umukiza. Haleluya. Nibutse ukuntu Imana yandeze, Imana irandera, nca mu bigo by'imfubyi, nca ahantu hatandukanye, Imana irandera, kugeza ubwo Yesu yafashe icyemezo, aravuga ngo noneho ngukuye mu ruzerero. Imfubyi igendwaho n'uruzerero. Ejo wabaye kwa runaka, ejo ukahava, ejo ukajya aha, ejo bundi ukajya aha, ejo bundi ukajya aha, muri uyu muryango. Ayiwewe, atari Yesu wakomora inguma, atari Yesu wagutabara. Rimwe na rimwe bakaguhanahana, rimwe na rimwe ukabona ubuzi icyo ufata n'icyo ureka, rimwe na rimwe situation y'uko uri imfubyi igatuma wisanga ugomba guca no mu izo ngo zose ukazizenguruka. Niko ubuzima bumeze, niko isi yubatse. Ariko ndashima Imana ikura umuntu mu ruzerero. Icyo gihe Imana ndabyibuka, nasenze amasengesho y'iminsi 3, mbwira data ati papa, Yesu uri papa wanjye, ni nyaboneka birankomeranye, wangiriye ubuntu ukampa inzu. Yesu arabyumva, aduha inzu. Ndamushimira. Iyo nzu rero twese twaje kuyibamo tugubwa neza. Nubwo n'ubuntu, ni Imana iha imfubyi aho ziba. Yesu wari waraduhaye aho tuba, ntiyakwima aho uba. Garura ibyiringiro. Imana ishimwe. Data wa twese ahabwa icyubahiro. Ndashimira n'uyu muntu wambwiye ngo muhe ku buhamya. Byanjye byongeye gutuma nibuka imbaraga z'Imana, byongeye gutuma nongera kumva izindi mbaraga, kumva n'undi munezero, n'umunezero mwinshi, kwibuka Yesu wantabaye. Iyo mvuga ku mirimo y'Imana numva nezerewe. Imana narayibonye. Abantu baradutaye muri ubwo bupfubyi, abantu baratwihakanye, abandi baraduta, abandi baratwanga, abandi bahagurutsa amarozi. Ariko hari Yesu. Haleluya. Hari Yesu wagiye ubana nanjye, hari Yesu wagiye unkomeza, hari Yesu wagiye ubinsimbutsa, hari Yesu wagiye undwanirira, hari Yesu wagiye umporera. Imana irahora abavandi, Yesu ahorera imfubyi. Ndagira ngo mvugane n'imfubyi. Humura. Uburya ubupfubyi uyu munsi nibwo nagendereye, uyu munsi nibwo buhamya natanze. Ndavuga ngo namwe mbubasangije kuri gusenga Ebenezeri, ahari byakugirira umumaro. Ndakwibutsa ko hari Yesu gukunda, hari Yesu gufitiye ibyiza, hari Yesu kwifuriza ibyiza. Komera. Zaburi ni Zaburi 68 umurongo wa 6. Zaburi 68 umurongo wa 6 haravuga ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi, ni umucamanza urengera abapfakazi. Dore iri ni ijambo wasengeramo. Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi. Imana yambereye papa, nukuri Imana yaranyambitse, ndabishimira Imana. Imana yaratugaburiye, ndabishimira Imana. Nahuye n'ibigeragezo byinshi,
nahuye n'ibintu byinshi, ariko nukuri aho ho kuki inzara ndashima Yesu yari yarenjaga n'ahandi agakoro umva agira gutyo ukajya kubona ukabona kubisi igikuta kigahirima tukatwararyaga. Ndashima Imana, ndashima umwami, ndashima Kristo wanesheje, ndashima. Ariko ubu hari imfubyi ziburara, ndabakomeje. Hari Yesu utanga ibiryo. Imana papa wanyu nimuyikomezeho, azabagaburira, azabagirira neza. Imana ni Imana yibuka isezerano. Imana yarambwiye ngo impamvu ikigeragezo cy'inzara cyo itakinshizemo, nari nagiye gusenga umunsi umwe kwa kundi uri kwisengera, nuko Imana irambwira ati mwana wa, impamvu utaciye mu kigeragezo cy'inzara ati nuko ababyeyi bawe bagaburiye abantu benshi. Iyo ngeze ahangaha ndagira ngo nibutse abantu gukora imirimo. Nidukora imirimo izandikwa, nituramuka tunatashye tutakiri mu uyu mubiri, tutakiri muri iyi si, imirimo yacu izibukwe. Wibuke imfubyi ziri ruhande rwawe. Imana yarambwiye ngo iwacu bambitse imfubyi, Imana yarambwiye ngo iwacu bagaburiye abakene, Imana yarambwiye ngo iwacu kandi ibyo bintu koko narabibonye, atari no kuvuga ngo Imana yaravuze. Dutangiye kwibana, twe twaribanaga, mafamiye byagezeho bibazungurutana, oruferina, turataha dusubizwa mu miryango, ibyo nta n'ikibazo. Hanyuma turagenda, ngiye gusenga, Imana irambwira ngo nimwibane. Ibi ni n'ubwa mbere mbivuze. Imana irambwira ngo nimwibane, Imana tuzarya iki, bizagenda gute? Imana irambwira ngo nzabatunga. Imana rero yaradutunze. Mbaza ngo Imana yadutunze gute? Imana yagize gutya, nkajya kubona nkabona umuntu arakomanze, abantu bamenye ko twibana, arakomanza akaza ati nibutse ko mama wawe igitenge nambaye cyiza niwe wakinguriye, none muri ibana nta kintu mfite, nari mfite bino bishyimbo. Umuntu akazana umufuka w'ibiro 10 by'ibishyimbo, nundi akambwira ati ndagushaka, bantelefone bagize gute? Nari naraguze agatelefone, agatelefone kano ka simple gasanzwe, abantu bakantelefone. Hanyuma abarambwiye, umuntu azarambwira ati mama wanyu yangiriye neza, none dore uko bimeze. Iyo twifuzaga ikintu, twaba twifuje inyama, Imana yahagurutsaga umuntu akambwira atari ku munsi w'isoko muzaze, mama wanyu nibutse ko yigeze kumpa amafaranga, twaburaniwe, yigeze kumvuriza umwana, yigeze natwe kuduha ibiryo. Rero muri kwibana nta kintu mfite, ariko nzabagurira inyama, tukaba turazikeneye. Maze rero imfubyi iyo uzifashije zirishima. Twarishimaga muri ako kazu kacu, tukanezerwa, tugashima Imana, tugakoma amashyi, tukaririmba. Twararirimbaga icyo gihe, tukaririmba, twari tukiri batoya, tukanezerererwa Imana. Haleluya! N'ubu ndabyibuka nkumva ndanezerewe, ndashimira Imana igaburira imfubyi, ndashimira Imana yambika imfubyi. Imana yagiye itwambika kandi tukambara neza. Ngiye twahuraga mu nzira, ntabwo ari kumusoma mu ibyo bintu nabikubwiye, uretse ko nabaga ncecetse kubera agahinda ko kubura ababyeyi. Nta bantu bari bazi impamvu nceceka, ku buryo nigeze kugira imanza. Ubwo nabwo ni indi episode y'ubuhamya, ubu ngubu nabutangiye, nzajya ngenda mbubaha gake gake. Mwe gusa mufata gati, ariko kandi mwibuka gusenga kuri Mama Ebenezer, ugakora subscribe nubwo ari ubwa mbere, kandi ukibuka gukora share y'iki kiganiro cyangwa se iyi video, kugira ngo usangize abandi ubuhamya. Abantu barababaye, abantu imfubyi zirarushye, ariko niyo mvi iyi video akumva Imana yantabaye, nukuri ariyongeramo ibyiringiro. Niba ari n'umupagani arahungira ku Mana. Icyatumye ngiye mpungira muri Yesu, maze kureba kuntu imiryango iduteragiranye, maze kureba ibyabaye, maze kureba kuntu abantu bamwe batangiye gushaka kugabana ibintu. Umurambo wa papa uri mu nzu, ukiri mu nzu, kuko mama niwe wapfuye mbere. Umuryango wa papa apfuye, none mbona isi irandangiranye. Umuryango wagiye wose, buri wese agakora ibyo ashaka, buri wese agaca aho ashaka, buri wese akagabura ibintu uko ashaka. Iwacu nubwo bari bafite ibintu ntibyegeze bidutunga, bari barabiriye, barabimaze. Twagiye ahubwo turengerwa n'Imana. Ya mirimo iwacu bakoze, iyo mirimo niyo yakoze akazi. Ndabyibuka hari umukecuru umwe nibutse, simuvuga izina, tugeze kwifuza imyembe yari yeze, ariko tukaba tutajya kwiba, twaribanaga twifuza imyembe. Ibaze nawe abana bakifuza imyembe, yo
kubera ko ahantu twari dutuye bagiraga ibiti by'imyembe mu mirima, kandi twebwe ahantu twarerewe aho muri za orufena twabaga, ahantu twari twarajyanywe, ndashimira n'umuntu watujyanyeyo, Imana imuhe umugisha, Yesu amwishimire. Bari baratwigishije ingeso nta kwiba, noneho tukavuga nasi ko dushaka imyembe kandi twebwe tutarahinze bizagenda gute. Hanyuma igihe nicaye nagiye gusenga, najyaga gusenga mu byumba by'amasengesho kera byabagaho ahantu hatandukanye, hanyuma abana nkabasiga ahantu ku muntu kuri, noneho natanga kubafata tugataha. Nuko noneho uvuye gusenga asanga umukecuru yicaye inyuma y'urugi yatubuze, nibase yuzuye imyembe. Nese runaka kuri hano mama runaka, ati nari naje, aterega ni numvishe ko musigaye mwibana, atari kurabona ko ngende umukecuru ndisaziye nta bintu mfite naki, atari ko nibutse ko imyenda y'ibitenge nambaraga hari mama wanyu wayimbaga, hari n'imipira yo kwambara hejuru yari yarampaye, none nta kintu mfite, ariko nari mfite ibiti by'imyembe. Nabwiye umwuzukuru wanjye ngamanurire ibase y'imyembe banyikorere nyizane, none nageze hano ndabategereza. Ubwo rero ndashima Imana yukuje n'umukristo atuzanira iyo myembe, twarayiriye turishima tugira umunezero. Uwo mukecuru Imana imwishimire, kwibuka wakugiriye neza, bibukaga imirimo iwacu bakoze nabo bakatwibuka, kandi ibyo byose iwacu babikoraga. Sinzi niba bari abakristo ariko baza gutaha, igihe kigeze nyine barataha, n'ubundi twese tuzataha. Ariko niba hari ikintu cyagize umutima wanjye cyari ubabaje ubupfubyi gusa, nuko hariho Yesu umara ibikomere, ukaba ufite ababyeyi, ujye ushimira Imana mu gitondo. Uravuga ngo byuka usenge, ramburira Imana amaboko, ugasanga bakiriho. Shimira Imana ko bagihari, shimira Imana ko batapfuye kare ngo bagusige utarakura, shimira Imana ko babona, shimira Imana uko biri kose. Ahubwo niba badakijijwe basabira agakiza, ako karagaciyemo. Biba byiza ababyeyi bacu bakijijwe, bigumya kuba uburyohe. Amen. Uwo mudamu rero aduha iyo myembe, turishima. Rero ndashimira Imana igabura, Imana itanga ibyo umuntu yifuza. Ngiye muri ubu bupfubyi bwose igihe cyose namaze nikomeje kuri Yesu. Ndashimira umuntu wanyatuje agakiza gatuma menya Yesu, maze kubona iby'umuryango iyiwacu nuko ibintu bimeze. Naribajije ntaba bantu umuntu yababamo gute, abantu batemera abana, kuko ibibazo bibaye ahubwo bagakunda ibintu kurusha abantu, bakagabana imyenda, ngeze ku myenda kambibutse ikindi kintu. Hari ahantu twari tumaze gutangira kwibana, dusanga ngo imyenda batubikiye ngo ya mama ibi bitenge. Hanyuma ndavuga none ubwo tusige twiga muri segonderi, dutangiye segonderi turi batatu, reka mfate n'igitenge kimwe, ko akunda abakobwa bajyana ibitenge muri interna, kimwe ngihe muri umuna wanjye, ikindi nzagifata, ikindi ngiye undi muri umuna wanjye. Cyari ibitenge bifatanye bibiri, timbaza uko babita ibitenge, niba ari za wax niba ari za cyari, ariko byari byiza cyane, byari wax yego. Hanyuma hari ahantu najyaga nca rero nkaharara kugira ngo nzikomereze iwacu iburengerazuba. Ya baba umugore wo mu rugo ntabikubise amaso, atayi baba we, ati ibitenge wabikuye he mabeneze, ati ibitenge nabikuye nyine aha ndamubwira ati ibyasagutse twasanze baratubikiye ngo nako ngo tuzafati ku bintu byasigaye bya mama. Aturavuga iki ko mubyara wanjye yapfuye, ko mubyara we ni mama, nta kintu bampaye. Museke aho ngaho mufatanye nanjye guseka. Ati mubyara wanjye yarapfuye nta kintu bampaye, ati none rero mpibyo bitenge nanjye erega yarabinyambuye, erega narabimuhaye. Ndababara gira gahinda, ndavuga none se ntiyaribyo bari baduhaye, ubwo abandi baragabanya ibindi, baragabanya kugera ku mashoka, kugera ku byuma, kugera ku makanya byose.
tunagarutse tuvuye mu kigo cy'imfubyi, abo bari barahaye imirima kugira ngo bayidusubize, nabanje kwitabaza imanza. Nzababwira ukuntu Imana iburanira imfubyi ntafite umwavoka. Hari umwavoka Yesu, ukuntu Imana yamburaniye imanza, iranambwira ngo mwana wa imanza nzakuburanira, nzajya nguha abavoka. Imana yagiye ibinkorera na n'uyu munsi Yesu yaratuburaniye, ndashimira Imana. Iyo episode nayo nzayigeraho mbabwire neza ukuntu nahagaze imbere ya jije, ko nasanze Imana yanteguriye avoka. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo rero imfubyi muhore, Imana yangaburiye turi imfubyi, Imana yadutabaye ikatwitaho, Imana yatureze, twarakuze twese nta numwe wapfuye. Yenda ngo apfe ngo kubera agahinda kubupfubyi, ngo yenda senga buzenga yabuze amashereka kubera ko iwacu bapfuye tukiri batoya, yenda se ngo yishwe hari ukuntu umwana utaronse ashaka kugira ibibazo, cyangwa ngo turware bwaki. Nukuri ibyo byose Yesu yarabiturinze, cyangwa tuzana imyate kubera ubupfubyi. Oya, nukuri ndashimira Imana yahagararanye natwe. Yesu yaje kutuvana aho ngaho mu cyaro, nabwo nubundi buhamya, atuzana mu mujyi. Yesu yagiye adutabara, ariko ibyo byose nabibonye kubera Yesu. Mwikomezeho, ikomeze kuri Yesu. Ndahamagarira imfubyi zidakijijwe, dore papa wanyu. Zaburi ya 68 umurongo wa 6 ni yawe, iravuga ngo Imana iri mu buturo bwera, ni se w'imfubyi, ni umucamanza urengera abapfakazi. Mwabapfakazi mwe, mwamfubyi mwe, ndabakomeje. Hari Yesu utabara. Ndagira ngo mwizere, ndagira ngo mwikomezeho, ndagira ngo niba utarakira Yesu, ndabisubiramo cyane, umwakira azakubera, azakubera mama, azakubera masenga, azakubera murumuna, azakubera tante, tantina, azakubera byose, azakubera nyokorome. Yesu azakubera inshuti ikomeye cyane, kuko imiryango igiye Yesu warahasigara. Yuko n'imiryango ibashobora gupfa bose, bijya bibaho, ariko Yesu murasigarana. Yesu ntagapfa. Inshuti zagenda ariko Yesu ntagapfa. Nukuri ndawiguhamiriza, nibyo niboneye n'amaso yanjye. Haleluya. Papa mwiza Yesu arahari, yomora inguma, araruhura. Ndasaba niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, mbabarira umwakire. Ngewe maze kubona ibibazo ari byinshi, maze kubona abana bangose, abavandimwe banjye rege mbita abana ariko barakuze, maze kubona ibibazo mu muryango uko bimeze, maze kubona ikigo cy'imfubyi twabagamo nacyo kirangiye niko navyita, maze kubona ibihe bihindutse, naragiye ndavuga ngo mama yabaga gute muri uyu muryango. Nsa nukora narize mbyibazaho, ndavuga abantu ko ari abagome, mama yababayemo gute, mama yatubyariyemo gute, yashatse aha gute ubundi. Hanyuma njya gushaka undi mudamu wo mw'uwo muryango, uri mw'uwo muryango ariko waturutse ahandi akaza gushaka mu muryango. Noneho njya kumubaza, nawe ukijijwe. Ndamubaza nti mbwira ukuntu ba muri uyu muryango. Arambwira ati nta kindi kimfasha uretse gusenga. Nanjye nicaye nibaza ukuntu mama yabayemo hano. Arambwira ngo nta kindi cyari gitunze mama wawe uretse gusenga. Arambwira ati aba bantu rwose bagira n'izindi imbaraga, bagira n'iki utabitondeye ngo usenge, ntibakizwa, ntibazi Imana. Urabona ko aba mama wanjyeho bo bazi Imana, bari bazi Yesu, kuko bafitemo n'abakozi b'Imana mu muryango. Barasengaga bakajya mu misa bakagira gute, na sogokuru barasengaga, ariko kwa badata bo nago bari bazi Imana, bari bakijya no gukora bya bindi, guterekera, kuraguza n'ibindi, bari mu Imana. Hanyuma rero papa yarakijijwe na mama papa yarakijijwe, banakorera Imana. Yego, ubwo rero uwo mumama arambwira ati ikintu kitubeshejeho muri uyu muryango ni ugusenga, tudasenze titwasengera. Nuko ahita arambwira ngo uhamagarire umuntu akwatuza agakiza, wakire Yesu. Yesu kari uzakuruha, kari utubeshejeho muri uyu muryango. Yesu kari wadufashije. Ati mama wawe yatagira Yesu aba yarasariye mu uyu muryango. Nuko uwo mama yambwiye, ndamushimira. Hari Uwiteka mwishimire, Uwiteka muhe umugisha n'abamukomokaho. Yambyaje ubutumwa bwiza, ambwira Yesu ampamagarira umukozi w'Imana. Uwo mukozi w'Imana araza nyatuza agakiza, maze kunyatuza agakiza Imana ivugana nanjye, impa amasezerano.
haleluya, haleluya. Ndashimira Imana ivuga, Imana yacu iravuga, kuko muri icyo gihe cy'ubupfubyi kagahinda nagendanaga ibibazo byinshi. Imana kuki wacu bagukoreye bagapfa, kuki wacu badutaye, kuki wemeye bakagenda. Nagendanaga ibibazo nkavuga ni cyangwa iwacu bari barayobye, cyangwa iwacu bari oya, ntibari barayobye, ahubwo babikije aho ingese n'inyenzi zitagera, kuko ibyo bakoreye twaje kubisarura, na n'uyu munsi tukibisarura. Ariko nanjye ndi gukorera ibyanjye kugira ngo Yesu nanjye nandikishe, Yesu nagaruka azasange nanjye hari icyo nakoze itaranto yanjye narayikoresheje. Umwami ashimwe, kandi nanjye nandikishe mu gitabo cyo mu ijuru. Imana ihimbazwe, amen. Rero ndagusaba nawe wakwakira Yesu, iyanduhuye yakuruhura. Sigaho wikwigirira nabi wamfubyi, wijya mu byaha nta gisubizo kirimo, wijya kwiyandarika nta gisubizo kirimo, wijya mu nzoga nta gisubizo kirimo, wijya mu itabi nta gisubizo kirimo, wijya mbabarira, izere Yesu. Niba ushaka kwatura Yesu nk'umwami n'umukiza, unyandikire aho muri comment, ndabigufashamo. Yesu akunda imfubyi cyane cyane cyane. Agahinda Yesu arakamara, kwamburwa Yesu yabikumara, umuruho w'ubupfubyi Yesu yawugukuraho, yewe amarangamutima yapfuye Yesu arayazura. Haleluya. Kwifuza ikintu ntukibone kubera ababyeyi nabo, Yesu arakiguha. Iyo cyo wifuje uri imfubyi warikomeje kuri Yesu, Yesu arakiguha. Abantu mwabaye imfubyi mukijijwe, muze kunyandikira muri commentaire kugira ngo aba nabo bataramenya Yesu, kuko ndabizi ko hari izindi imfubyi Yesu yagiriye neza. Ntago byarangiriye kuri nge, kandi Yesu ntago ararangiza gufasha imfubyi, ahubwo uba ngo bateze ikiganza ngakwakire, ateze ikiganza nga akuruhure. Wowe ufite intimba, wewe watawe kubw'ubupfubyi, yo hari Imana imara umuruho. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashimira umuntu wese usengera imfubyi. Hari groupe yigeze kudusengera, irambwira ngo Imana yababwiye ngo baze badusengere. Iyo groupe nayo ndabibutse, Imana ibaha umugisha, kuko twari dufite ibitero byinshi. Ba bantu babagome bamaze kubona ko dukuze, bahinduye strategy zabo, baganiza abapfumu no kuturogesha. Iyo ngo nabwo n'ubundi buhamya nababwiye ngo episode ziratangiye kubera ko Imana yashimye ko mfungura iki gitabo cy'ubuhamya ngo mbabwire ku buhamya, ariko kandi bigukomeze. Abataranyishe kera n'ukuri, Yesu azagumya kuturinda, kuko ibyo nari yabyiboneye, aturinda ku manywa na nijoro. Bakugiriyeyo, hari Yesu uzagukurayo. Bagusiza ahantu, hari Yesu uzabikora. Baravuze ngo ntuzashaka, yo ikomeze kuri Yesu, komeza ubishuti na Yesu. Hari Yesu uzingura. Iyo ni inde episode ngiye baranzinze ngo sinzashake, ariko Yesu aranzingura, ankorera ubukore. Narabwiye Yesu uzankoshe, Yesu uzanyiyereke, yarabinkoreye. Hari Yesu ushingira imfubyi. Ndagira ngo ukomere, ndagira ngo usubize umutima mu amahoro yawe, wikwigirira nabi, ahubwo garukira Yesu akuruhure, garukira Yesu akwiyereke, garukira Yesu aguha amahoro. Ndashimira kandi ba Morodekayi, Esteri 2:7, ngo Morodekayi uwo niwe wareze Esteri, kuko Esteri nta babyeyi yagiraga. Ba Morodekayi rero ndabashimiye abarera imfubyi, ndabashimiye abita ku mfubyi. Kurera imfubyi ntibyoroshye, uyihagarika hatampagaritse nabi, mama yari kuntambika hano, umuhereza icyo ati reka ahangaha. Baba bakeneye urukundo rwinshi, kandi ndashimira abakunda imfubyi, ukabakorera twa surprise. Hari umugabo wari inshuti y'iwacu, ariko papa yapfuye, uwo mugabo ataba mu Rwanda. Reka nze mbabwire iby'uwo mugabo. Umugabo aza kuza mu Rwanda, aje kuza baramubwira ati umufrendi wa inshuti yawe yarapfuye. Umugabo agira agahinda. Uwo mugabo niwe muntu wenyine mu bantu babaye inshuti n'iwacu, bari inshuti z'iwacu. Yaciye muri za orufena hose, uko twabaga muri orufena zitandukanye, aza kudushaka. Icyo gihe tutaratangira kwibana, aza kushaka, njye kubona mbona arantelefone, arambwira ngo mubahe. Ndamubwira sinzi aho yakuye nimero zanjye, arangije aza kutureba twese. Ababaga muri Kigali
muri Kigali twabaga ahantu habiri hatandukanye, ababaga i Nyanza ahantu hatandukanye, hose aho twagiye tuba yaje kudushaka. Dutangiye kwibana rero uyu mugabo Morodekayi wacu, uyu mupapa akajya dukorera agashyi. Yakoresha ibirori, yari umupapa w'umukire cyane, w'umusirimu, w'umubosi mwiza, Imana yahaye umugisha kandi w'umukristo. Kwa kundi bahamagara mu bukwe kugira ngo winjire mu bukwe bwabo, hinjiraga ibyiciro. Urumva mu bukwe bw'abantu bakomeye nta gupfa kubujyamo gutyo gusa. Hari abajya bavuga ati muzazana invitation, hari aberekana utuntu babahaye kugira ngo bamenye amatable bazicaraho. Byabaga ari ibintu byiza cyane by'ibisirimu. Hanyuma rero uwo mupapa yagiraga gute? Yatwicazaga ku ntebe papa yagombaga kuzicara. Urumva papa yari inshuti ye, kandi nawe yakoraga akazi kamwe nako uwo mupapa yakoraga. Hanyuma agahamagara abantu, noneho twebwe batugere, yagera kuri papa akavuga ngo abana banyakwigendera runaka nibatambuke. Uwo munsi twarabyinaga rero tugashimira Imana ko Imana yatwubahishije, tutakiri imfubyi, yatwicajije n'ibikomangoma byo mwisi n'ibyo mu nzu y'Imana. Uwo mugabo kuko yarakijijwe yarazanye n'ibikomangoma byo mu nzu y'Imana, kandi akamenyana kuko yari afite akazi keza, akamenyana n'ibikomangoma byo mwisi. Uwo mupapa rero yaraduhamagaraga, natwe kuri liste bagahamagara ngo abana banyakwigendera runaka, twe kisangaho. Yaranterefonaga ngo muzabura mu birori byanjye, uzabumbabaje, uzabumpe mu cyakanterefona na mu gitondo h'ibirori, ati murihe ko ntababona. Hanyuma nyine tukagenda, bagera umwanya wo kwakira abantu no kwicaza abantu mu ntebe z'ibyubahiro. Natwe ukatubona handi imbere mu bikomerezwa, mu ngagari, mu bikomangoma. Nuko rero ryasezerano Yesu yavuze ngo nzabicazanya n'ibikomangoma, natwe rikaba ridusohoreyeho turi imfubyi. Haleluya, ndagusengeye ngo nawe Yesu agusohoreze iryo sezerano. Imana Yesu yabwiye ngo azamwicazanya n'ibikomangoma, amusohoreze iryo sezerano, amwicazanye n'ibikomangoma. Ni ukuri Imana igiye ibikora. Hari ibikomangoma byo mu isi, hari n'ibikomangoma byo mu ijuru. Yesu rero wagiye dukorera ibyo. Ni ukuri icyo kintu Yesu yabaga dukoreye cyaduhaga morale, kikadusunika iminsi, tukabona ko Imana iri kumwe natwe, tukabona Imana ari urukundo, kandi koko ni urukundo yagiye ibitwereka. Yesu akagenda duha za surprise mu buryo butandukanye. Kwa kundi umubyeyi wo mwisa nezeza abana bo mu mwisi, natwe Yesu yaratunejeje, yagendaga tunezeza. Na n'uyu munsi aracyabidukorera. Yesu agira gutya akadutungura, kuko ariko twamwikomeje, kuko nikomeje kuri Yesu, kuko ari we nahaye ibyanjye. Yesu uri data, uri mama. Naye narabwiye Yesu ngo Yesu, ndabona ibintu bikaze, ndakwihaye ngo usimbura ababyeyi banjye, ndakwihaye umbwira ibyo ukunda, nzajya mbikora, umbwira ibyo wanga, nzagerageza nk'umuntu, ariko ndashaka ko twibanira, ndashaka ko tugendana. Rero ndabifuriza ibihe byiza. Ubuhamya bwanjye bwa rugo, ariko kandi nashyizemo no kugira ngo imfubyi ni muhore, abababaye ni muhore. Nta kigeragezo, ni ikigeragezo gikomeye, ariko hari Yesu ukomeye. Ni ikigeragezo kiruhije, ariko hari Yesu uruhura. Imana ishimwe. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom.